Ubutumwa bw'isuku bwanditswe na Matayo igice cya 20. Umugani w'abahinzi bo mu ruzabibu. Ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu ufite urugo, yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu rwe, asezerana n'abahinzi idenari yo ku munsi umwe. Abohereza mu ruzabibu rwe. Isaha 3 arasohoka, asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora, nawe arababwira ati, namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndibubahe ibikwiriye. Baragenda, yongera gusohoka mu isaha 6 n'isaha 9, abigenza atyo. Isaha zibaye 11, arasohoka asanga abandi bahagaze, arababaza ati, ni iki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora? Baramusubiza bati, kuko ari ntawe waduhaye umurimo. Arababwira ati, namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Bugorobye nyir'uruzabibu abwira igisonga cye ati, hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo, utangirire ku ba nyuma ugeze ku ba mbere. Abatangiye mu isaha 11 baje, umuntu wese ahabwa idenari imwe. Ababanje baje bibwira ko bahembwa ibirutaho, ariko umuntu wese ahembwa idenari imwe. Bazihawe bitotombera nyir'uruzabibu bati, abanyuma bakoze isaha imwe, ubanganyije natwe abahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba. Nawe asubiza umwe muri bati, mugenzi wanjye, sinkugiriye nabi, ntuzi ko twasezeranye idenari imwe? Ngiyo yijyana ugende, ko nshatse guhemba uwa nyuma nkawe. Mbese hari icyambuza kugenza ibyanjye uko nshaka? Kundeba igitsure kuko ngeze ubuntu. Uko niko ab'inyuma bazaba ab'imbere, kandi ab'imbere bazaba ab'inyuma. Yesu avuga iby'urupfu rwe. Yesu yenda kuzamuka ngo ajye i Yerusalemu, yihererana n'abo 12. Ababwirira mu nzira ati, dore turazamuka tujya i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi, bamucire urubanza rwo kumwica. Bazamugambanira mu bapagani, bamushinyagurire, bamukubite imikoba, bamubambe. Ku munsi wa 3 azazurwa. Ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, tegeka ko aba bana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Yesu aramusubiza ati, ntimuzi icyo musaba. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati, turabishaka. Arababwira ati, ni ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso si njye ubigaba, keretse abo Data yabitunganyirije. Ba bandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu, n'abakomeye babo bahawe kubategeka, ariko muri mwe siko biri. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Yesu ahumura impumyi ebyiri. Bakiva i Yeriko, abantu benshi baramukurikira. Impumyi ebyiri zari zicaye iruhande rw'inzira, zumvise yuko Yesu ahanyura, zirataka cyane ziti, Mwami mwene Dawidi, tubabarire. Abantu barazicyaha ngo zihore, ariko zirushaho gutaka ziti, Mwami mwene Dawidi, tubabarire. Yesu arahagarara, arazihamagara, arazibaza ati, murashaka ko mbagirira nte? Ziramusubiza ziti,
Mwami amaso yacu ahumuke. Yesu azigirira imbabazi akora ku maso yazo, uwo mwanya zirahumuka.